Ya okay. Ndacyari Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda mbahaye kaze mugasobanuye bakisi inkuru ya Sara. Aka ni agace ka gatatu cyo twareba umunsi gwa none. Tangira kuno ku ruhande uwo tuzi nka Sara yari mu rugo nk'ibisanzwe n'amasaha y'umugoroba. Yavuye mu kazi, yavuye no ku ishuri. Arahanga mu rugo mugenzanga mu nzi wabo nta internet ihaba, nta televiziyo. Yajanga amafoto y'umuryango ajya hanga mu nzibutso za famiye. Hanga mugeze mu mafoto hari akone yafunguye ifoto y'umuryango wose irimo papa, mama n'abana, umuhungu n'umukobwa. Mugenzi kwanga yifungura fashanga shanete yambara mu ijosi iriho urwibutso rwa musaza we amwibukiraho. Yenza murebye byinshi yakuno yibutse. Yenza ukamureba ahanga ifoto afite mugenzi mu biganza byo nk'umwana, harimo umuntu ahanga w'umugabo mugenzi mu maso bashushanyijeho banze kureba. Ntago nzi ko bitagenze bite habaye kimwe tondere filime sasa. Yenze butse kera uyu muryango wabo bamye ari abatagiri bafite amafaranga menshi ari abakire, ariko uyu munsi ntago nzi ngo byagiye he. Ndetse anga wari umunsi umwe nibyo mugenzi bikakiri mutoya abari abakire kera. Umunsi umwe mugenzi haje inzego zitwara imitungo y'umuryango yose mu cyamunara. Nibyanga Sara yibuka. Ndetse umunsi byateje intambara ikomeye mugenzi mu nzi wabo, umusaza ari mugenzi hanga harwana ngo imitungo yose nabayitwara basigaze base imitungo mike y'inzibutso z'umuryango n'imitungo mike yabwite yabo nka za laptop n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose anga byaratwawe basigara kuri zero. Ndetse uwo munsi mama avuga ati rwose hangane mwana wanjye, papa nazanga byose ari bubikemure. Undi ati mama wikwibeshya, papa ntago yagaruka, yaraturiye yaradutaye, yiboneye amafaranga menshi arigendera, ntaga kitwikoza ntaga kidushaka. Nibyo hanga byose akono Sara yibuka. Uwo munsi umutungo wabo wose barawambuwe. Ndetse uyu munsi nuko bihagaze no gutungwa hanga no mugati n'amazi, umugati n'agacyayi iminsi kicuma. Ni musaza mugenzi yibuka umwe twatangiye ari mu mazi muri sinki, ntago nzi ngo yishwe niki. Niyo mpamvu ndaha nk'umusobanuzi nawe uraho ngaho nk'umusobanurirwa kugira ngo byose hanga tureba bigire bigana. Byose tuvuye hakurya tuzakona ku ruhande kwa mukase wa Salimu tuzi nka Asena ndetse na se. Ise ni umukira afite amajyanzo umufungo mwinshi, ariko muri iyi nzu atuyemo asa nk'afite ubwigunge bw'abana biwe. Akazi karekezo hano banze ngutemo mbanza hanga nkwereke mugeze kwa kubaganira nubwo mugenzi bakundanye, ariko ntago mugenzi uyu mugore muri iyi nzu abana barabakumwakira kandi amaze imyaka myinshi. N'uyu munsi ntago Salimu bahuza, namufata nkaho ari umuntu afitanye isano, yaramwanze yaramwamaganye. Ndetse ngo munyumvira Salimu we azi ngo n'urupfu rwa nyina wabigizemo uruhare mugenzi n'uyungu y'umukase biracurikika turebe. Genzo nabagora ako byose ko byagenda nubundi nta cyabuza impara gucuranga karacyakubitwa iminsi kicuma. Bibuka mugenzi uyu musaza na Asena ntago bafitanye umwana ngo muze yanze kumenyeza ko babyara abandi bana, abanze arira abangaba yasigaye yasigiye n'umugore we babanze bakure. Sasa kono Salimu ahwari we mugenzi kujya mu nzi wabo nta byishima kihasanga, amasaha y'umugoroba azakora mu gasiporo nikaruhukiraho. Ntakunda akazi, ntakunda kwiga, ahora muri ambiance, ariko Isara muzengereje umunsi ku munsi ahora murata amagambo ngo uzaba iki, uzakora iki, ese uzansimbura gute, udakunda akazi, uyu muryango uzawusebya, niwe mpanze amaso mwana wanjye. Ahanga muri basikete yagiye mugenzi muri ambiance akwana umuravo na morale, ariko yagiye mu kazi gasanzwe ugira ngo bamuciye amaboko cyangwa imitsi y'ubwonko bayibaniye. Ngeze aranga kono mukitozo uwo munsi kwijosi baramusharatuye bamuriye njonogo. Soja gasiporo cyo gihe atahe yerekeraje mu rugo ngo nta kundi muhira niyo ise adahari, yagiye ho mu yindi mishinga. Nta munsi n'umwe mugenzi yinjira mu nzu yiwabo, abakuri hoteli yasa amasaha menshi. Yakoze nta kindi hakuno yamagaye Black yanshite magara yiwe wamusangira nyedo nishumiye basangira byose.
amwaka hakuno rinyu ndayimutamo taye muri nye yihuse vuba vuba. Sasa hakuno ku ruhande kwa basara mu rugo hari wahaje mitondo cya kare amuceho bamujyane ku ishuri. Ni kare fite ka mu gitondo bose bakomugeze wa profita nk'abakozi bakora muri company imwe bakora kuri hoteli imwe, bamudepose ku ishuri aze mugenzi kuhava abone kuza mu kazi. Sasa ku ruhande Jensi tuvuye hakurya tuzahangaha ku rugo kwa basalimu. Ahanga Salimu mugeze hakuno cyakare yaje ahanga kwa musakuno papa mubaza uko yaraye ubundi yigiye muri gahunda ziwe. Papa Theo yaburetse gatoya vaya ahanga tuganire. Jensi agiye kuganira ko zahangaha mugeze kwishose amazi cyo yabaye undi aramwitaza. Nazwe n'icyamushwaratuye ni mu rugo indani. Sasa papa hakonyezo watangiza kuna biganiro byose ahanga kenshi avuga ntago Salimu abyishimira. Atari umwana wanjye uziko maze iminsi warandakariye nanjye twashwanye birangira unsize kumeza uragenda ariko bashaka tumvikana nk'abantu b'abagabo. Yesu ubona kano kanya ubwawe ugana hehe ubona ukunda kuba wakora iki? Nta kazi ukunda, ntukora akazi, ntiwiga, byose byo sanga bisa nkaho biteye umugongo. Ndetse uyu muryango guhanza amaso nyene umusimbura uva muri wowe nyene insinze kugaragaramo. Uko najyaga mvunika nkora nawe ukore gutyo nyene ko najyaga mutsinda byo nakoraga byose nawe ufite kuba watsinda. Ntago nishimye kubona university kano kanya nubatse yanjye wigamo ugaragara nkaho uri mu bantu bo hasi batsindwa umunsi ku munsi nyene ngo uze mu bambere mu kigo ko byose ukeneye birahari kandi byose urabifite. Ambiance uramo n'ibyishimo nge birandambiye uri muramvuna ubwonko. Nageze ko bavugana hano haje mukase wiviriye mu mazi kuhagera ahagera uyu ngo yagiye isamaze kumutama amagambo ahanga atishimiye kumuhata ahanga insinzi naga bishaka ntabwo ngenze abyumva naga bikozwa we azuko mugeze umuryango se yamuvunikiye birahagije ibindi byose bizikora. Jensi tuvuye hakurya tugahakuno ku ruhande ahanga hari ifite imigeze mu gitondo bano bose anga no kwiprofita vuba vuba bihuse baje kwa anko bisa ngo ni Ahmed abageze ku ishuri ko yakabatwaye bagiye bose neza ko ni inkuru baganira ari inkuru ya Sara uko amaze iminsi mugenze mu kigo ngo abazunguza bazi ngo ni umukirekazi ava mu ndyo ava ahantu yifashije nibazwe mugenza haturuka ari mu mibyuko ndetse ngo rwose bishobotse nawe ahanga hana bifiringe ntabyikureho akomeza mugenza ikigo cyose akiyogoze abirateho abiyemereho baje bamuha courage we rwose nabazunguze ikigo cyose mugenza cyemeze bamenye ko ari umukirekazi bamutinyira icyo kandi aho ava turahaze mugeze ni mu byuko ni mu batindi nta kintu kibereye na kimwe. Jensi bwatinze sasa ku ishuri bano barahageze mugenzi ko bahinjira dore ngo yakankara ko haye Sara lift irahagera. Ihageze bano nyezo babona hakurya abanyeshuri harimo na basalimu cyo bakoze nta kindi bamusanga mu marembo y'ikigo abantu bose bamureba ndetse ahanga anko mugeze amufungura umwana wo mu bakina none nk'ibisanzwe yamufunguriye ikigo cyose kireba kugira ngo bose ahanga bakomeshe. Sasa anga yinjiye mu kigo ko yakahinjiye urabizi ngo agapfundikiye gatera amatsiko hano haje hakono black bitese icyuki ni sawa amakuru se ni meza. Ese ke jwanza ko ngo ari ifite kana bonaga umeze nkaho wabuze shoferi wawe muburira hehe bazi ko mukeneye kujya ngaza njyane ko baje ndamutsuka ncoke cyane ikindi twavuganye n'iki mva muhu genda gakeye karamwishitura atkana kuki karekeye vuba hangaha kazankunda kandi nikankunda azahita bamuramu wawe nge ndabyizeye. Sasa kuno ku ruhande Jensi tuvuye hakurya tuzahanga hari muramu wa Salimu cyangwa umugabo wa mushikiwe ni professor ngamuje go mugenza arigisha niwe mwarimu hano uyoboye imihanda yose y'ikigo cy'ishuri. Ni professor ahanga mu kigo arigisha cyakoze hakuno yabwiye Salimu gazanga baganire ku myigire yiwe kandi gose na papa abyishimiye. Raporo anga hatumwa ntago zimunezeza zawe bityo yari yansabye papa wawe bibaye bikunda ndebe ko nagufasha ngo ube hafi mu kwiga kwawe ati kuba ntaba uwa mbere ntago bivanye ko n'ubundi nsinda kandi nkanimuka kuki yambangamira ndetse ngo ntago abonyaza kundi ukuntu yiga ntago yishimiye performance afite muri iyi minsi akeneye ngo bikunze bigenze neza. Salimu ahanga ahindura imyigire yiwe arebe ko yazamuka aheshe ishema ababyeyi
n'umuryango muri rusange. Ibyanga Salimu adakozwa, waravuga ati intsinzi mfite irahagije, mba nakoze uko nshoboye, ibirenze ahangaha no kunyiyenzaho. Gateko rwose papa nyine kuva nyine yabinsabye nk'umukwe ngo mbanga mbikore. Ati niyo mpamvu nafashe umwanzuro nkorangaha ama equipe y'imyigire yawe azajya mugenza gufasha, ngwe ahangaha team mwigana umunsi ku munsi igufashe witeza imbere mu myigire. Ngenzi nibwatinze haje ahangaha memba wa team mushyashya bagiye kuba abanyezo bakwigana, bagiye bakorana bya hafi. Waje dore ngo hazakono Sara niwe ahangaha professor yatoranyije ngo umuhanga yize ko mugenzi y'abafi ya Salimu akamufasha mu kwiga, akamutera courage. Haje umuntu ahangaha amaze iminsi bashondana, bagongana, bahangana. Mwitondere filime kimubonye hakuno dore ngo kirumirwa imbere muramu wacyo umugabo wa mushikiwe ahangane professor kuri university aranabigisha. Sasa ku ruhande just tuvuye hakurya tuzanga ko ari Black, hano haje Kamisirwa Demiri Kantuza ndetse angamo rendezvous ngo uyu munsi bafite show ya danger bube nijoro rwose bikunze aze gutakaramo. Haraba hahiye aranamwana passe y'ibyuki aramutamo aramukoresha, kandi ahangaha Black amugeze imishinga nk'inga yumva vuba imishinga y'ibyuki n'amayoga ntago yayikwepa, aho ntago yahabura. Bamuhaye rinyitunguranye ko uyu munsi rijoro bari bumukoreshe ari bukora iyo bwabaga. Sasa ku ruhande bano bajanga nka team gwe uyu munsi bagiye kujya bigana bahera Paul professors ibyo bize, nta gusigana bahorana igihe cyose. Bageze hano hanze amubaza impamvu yabyemeye. Ubyemeye nkandi ubundi yubyanga bari bugutwara iki? Ndate nago nabyanga professor yabinsabye ngo ngufashe ndamwubaha. Sasa nga Salimu ntabyishimiye kumuhatira kwiga icyo kintu cya mbere mwisi yanga, ntaga bishaka nabonyeza nabikozwa, ntaga byumva mugeze mu bitekerezo byiwe. Byonyine ahangaha umva ko mugenza hakuno kuki kagiye kumwigisha ubwabyo yabyakiriye bigoranye. Umva ko rwose hakuno umukobwa mugenza ajya mukoresha devoir, umukobwa akamukoresha ama exercice, ahangaha yaje bimugura mu bwonko bwiwe naga byiyumvisha. Undi ahagaje nako namuseka yaje atongana umuhanda wose, undi ntamwitayeho. We bamuhaye inshingano yigishe mugenzi we amuzamura atamuzi. Cyabaye nta kindi bahanya kono nimero baza gupanga amasaha gutangira kono kwiga bari mu kigo indani. Baje biga basi ku munsi amasaha nk'abiri yonyine ngira nganga Salimu wamuzamure bare ko basi performance yazamuka. Bibutsa hangaha kigo ni icyabo, ise n'umukire ariko mugenzi umuhungu we ntakunda akazi ntakunda kwiga, wakunda ambiance nta kindi. Sasa kwa ku ruhande yavuyeyo aza hakunino aza hari Black bahuje imyumvire n'imyemerere bakira ahangaha harakukikaje aho bari. Mugenzi kabegereye yaje anga baza kumenyeza bafite kuno waka yose yatanzwe n'umwarimu asanga bose bameze nkawe. Bibutse nakuki kikundiye Salimu kuva kera hose, dore ngo araza ahangaha undi aramwirengagiza ni Salimu, ntashaka ko banahuza amaso ngo barebane. Bakira aho ati rwose nikundiye ingofero yawe wambara yaranshimishije, ariko nabuze aho nayigura hano hose ku maduka ntago zigihari zarashize. Akibivuga undi ahangaha Black abarayimuhaye undi ayiyambarire, dore ngo arayitanga Salimu atabyemeje. Mbibutse ahangaha Black we yikundira ibyuki yagiye kure, ibyuki amayoga ambiance nibwo niyo life mugenzi yiberamo. Mu gihe mugenzi wa kono Salimu nawe nubwo abikora ariko angashya mugenzi n'akantu k'umutuzo mukeya. Mugenzi nibwatinze dore ngo amasaha ari icuba. Sasa ngamasaha kwiga mugenzi yagize bazanga muri etide, bazanga habige amufashe hakuno kumuzamura mugenzi mu myigire. Baje kwiga ariko Salimu anga amagambo ni menshi. Baje hakuno bige ubukano kanya Sara ahangane mwarimu undangana umunyeshuri amurusha ubwenge nubwo ndahangahe waba ari abakire. Bakira aho ngaje hakuno Black haje ahangaho umuderangeri we life yose na ambiance kuri we, ubuzima bwose bwe n'uburyohe. Ndavuga Black aramusobanurira mwigisha aza hakuno munyakavuyo. Ikintu cyamutangaje bw'amagezi bwa mbere mu mateka, icyamutangaje bwa mbere mu mateka nuko mugenzi we yahaye umwanya kwiga n'amasomo.
nazi ngo uyu munsi yabaye iki. Nazi impamvu Salimu yakunze ishuri. Yajanga baderanja aguma hanga batesha umutwe, abona ko ahari atari ahantu he, cyo gihe yava agende, abaho umwanya ntago bamukeneye. Mu kuvana ngo agende byamwanze mu nda, azahanga amatwi ya Salimu ati umusaza rwose witonde, kano ko kinakange uwo ngo ni sheri wanjye, nibyo sanga amukora, ugende mu gake gake nyamuneka, uwo n'umukunzi wanjye muri kumwe, hari umunsi nzakora mariage ngewe nawe. Yamaze hakono kubidekarara ni Black, menya ko ngo ari muramu wawe vuba nzamukorera ubukwe nkamugira uwanjye, niyo nyemerera nga ya Black. We azumugeze kana ko kikamwiraseho, hari umunsi azakambika impeta bakimariya. No muhigo yahize yabivuzanga kana mwumva abibwira Salimu ati rwose fata neza muramu wawe, kandi rwose mu gihe nahari ntukora amakosa, kuko uwo mugore buri kumwe aho ngaho ni umugore w'ubuzima bwanjye, ni urukundo rwanjye. N'amagambo ya Black. Sasa kono ku ruhande ahanga hari ba Miss Rwademiri Kantuza barahanga bicaye, hano haje agafoto kafashwe na Black kagaragaza ko no Salimu ko ari mu kwiga myinshi cyane, hakuno yakaniye ko asigaye akunda ishuri na kakuki kinjiye mu kigo kiyemeye mugenzi bone ko babyise, ukinjaga kari muri limozini bagiye kukavugisha kabiryaho kabirataho. Sasanga urwango rubonye inkomoko, rubonye icyicaro, noneho byarenze indi ntambwe, batangiye no kwigana. Ibi ntago babyumva, ntago babikozwa, cyane kumwe muri abahanga barahangaha we anakunda Salimu byimazeyo, kano ka Brigitte cyangwa Bridget. Hano barize amahangaha ugacyameza kununga boroke, ugenda boroke iyi page yose, ejo nzaza hangaha umara raporo ko yose uyizi mu mutwe. Uboroke iyi page yose uyinzanire uyizi mu mutwe. Nza ko namurebye ntameze nk'abandi bose, umwana utuje w'umuhanga kandi ukunda kwiga, ari smart, ari clean, kunda kwiga, afite umutima utuje, aramaramaje, ibyo akora hanga biha umwanya. Ndetse nyazo ukunda avuga na confidence. Zengo ntago bashwanye ari urwango, ahubwo bashwanye Salimu ari mu mafuti, ko buri ahanga ntakunda icyaha n'igisa nacyo, ntakunda amafuti n'ububwa, iyo ukoze ikosa aragukosora, kandi bifutamenye ntago abihengera ngo ugeze ngabibeshyere, aho bigoretse akubwiza iryinani. Anga Salimu abyigaho, bamuha briefing uyu munsi, kwiga birangiye uyu munsi, bide naho ubutaha. Genzanga hagenda aramurebye, aramwitegeza neza ko umwana mwiza akunda kwigisha, ndetse yamuhaye n'umwanya we bidasanzwe. Cyo yakoze nta kindi, bwa mbere Salimu mu buzima bwe yemeye gushimira umuntu ati urakoze, wakoze cyane ku mwanya wawe. Yenza aramushimye. Muri iyi si nta by'ubuntu, nta muntu gutaha umwanya wiwe adafite impamvu. Uwo munsi yaramushimiye, turakoze cyane. Ko yakamushimiye, geze nibwatinze ahangaho uyu ngo yataha imuhira. Ni Sara ajanga muri karitsiye, n'umwana mwiza abantu bose bakunda, akunda akazi ke, akunda umuryango we, anakunda kwiga, ndetse ahanga abakora cyane ngo yite kuri nyina w'umurwayi w'umusinzi. Abantu bose anga muri karitsiye baramukunda, bakunda umutima umaramaje afite, n'umutima utuje afite. Yageze ahangaha fagitire z'amazi, iz'umuriro, kwishyura inzu, byose bimuhanze amaso, ariko ntago yasigana, ntawe afite asiganya mu buzima. Geze nibwatinze sasanga ambiance, utuze nka Black na genge ya ba Miss Rwademiri Kantuza bagiye hanze kwitamo, ndetse bapanze ngo uyu munsi haraba show ya danger y'imbatura mugabo ngaruka mwaka muri bo, buri munsi aba ari show idasanzwe. Ni genge ya ba Miss Rwa, harimo ngo tubitse ngo ni Brigitte na ka Eda, ndetse ngo Eda twabonye ko ari we passe bapangiye Black, yapanzwe na ka Brigitte filimi itangira. Ugenze nibwatinze uko ya genge yose yateguye umunsi mukuru, na Salimu ntiyahabuze, nawe yawujemo. Ndetse kuzangaha umunsi w'abantu benshi yasanze bapanze umunsi wa dezade cyangwa defuwade, kila munsi na demo wake yari Brigitte na Salimu
na ka Eda hamwe na Black uze ngo bari bamwiteguye. Ahangaha batangira kono kubigaba. Salim ibyo ntaga bikozwa, kano kuki ntaga kiyumvamo, nako mugeze kaba katagize bakiri muri ambiance nyaza hakuno kamugeze kumwihomaho kamwibambazaho, dore ngo aragata arigendera. Ni Salim ntago abyiyumvamo. Mbibutsa ngo bari muri hoteli ya se, ahangaha no ambiance yose ibera. Ni nabyo Salim umunsi ku munsi apfa na se, ngo akanya kose bari muri hoteli mugenzi y'umuryango ntago akunda kuba ari mu rugo, kuko bagira ngo ajyeyo ajye muri za show za buri munsi, cyane ko byo sanga akonsoma ntago abyishyura n'iby'umuryango wabo ntago yishyura. Sasanga ka Brigitte ka Miss Rwa Demiri Kantuza byakanze mu nda, umunsi urabishye katashye nta kibaye. Salim agataye hagati muri ambiance arikomereza. Hano hasigara Black na ka Eda kagenzi ka Brigitte. Ngeze tuvuye hakurya tuzakono ku ruhande, wo tuzi nka Sara cyo gihangaje mu kishuri nk'ibisanzwe, giye jya kwishura masakazi yageze ahanga bizugatsa agenda harabamushimuse, ari mu nzira agenda dore ko namabandi garamushimuta, bakine telefoni ye amafaranga afite ni sakame byose akona yagendanye. Mbibutse ni umukene nta kindi mwisi afite yirengeje, nta kepfo ka ruguru, taragenda baramufata. Amafaranga ufite yazane, telefoni yawe ni kofi vuba vuba n'igikapu. Amafaranga atunze umuryango we, telefoni afite ahangaha yaje kumunyenza yibonye ari gusevinga amafaranga menshi ari kwirwanaho, byose angagiye kubyamburwa n'ibisambo. Mbibutsa ahanga batuye mu mibyuko zakaritsiye z'amabandi n'ibisambo niho bituriye. Mu mibyuko ni haburi ibisambo n'amabandi baje kumwiba. Shaka telefoni yiwe vuba vuba byihuse barabimwatse. Telefoni y'amafaranga yari afite na yaje netakono yambaye ya musaza we y'urwibutso nayo barayikeneye, n'amabandi n'ibisambo. Kumbe bakira aho ngaho barabasha kunatabara, aza bakoramo akazi shyira amabandi hasi n'indwanyi nziza. Bamutabaye nta muzi, byose anga barabimo ngo yigendere. Niba mugeze muzi kwibuka wa mushoferi twabonye umunsi nyina wa Sara afungurwa, yaje ahangaha nk'umutabazi, yaje nk'umucunguzi. Dore ngaramutabara bari bamwibye telefoni, amafaranga n'igikapu. Mu bukene bwe dore ngo Imana irahaba iramutabara mugenzi. Wamutabaye ni indwanyi nziza, yakubise amabandi yose akona arayavunagura abashyira hasi. Hari umunyeze yamaga yakunyeze kuri telefone atama raporo ati wa mwana ndamutabaye kandi ubu tuvugana arahagiye yagiye kwishura agiye no mu kazi nk'ibisanzwe ameze neza. Yaje ku ruhande bari bamwibye, abayeho n'abaravunika mugenze siramugora, akaza akora n'indyankurye. Nta muntu afite umunyeze atabaza, nta afite umufasha, nta muntu afite wamuruhura, ari wenyine mu mvune za wenyine nk'umuntu mu buzima. Yajanga mukaza kunariramo gusa apurereze sheke la vie continue. Nyuma ya byose by'ibibazo life irakomeza. Cyo gihe akono yambare ajye mu kazi nk'abandi, akore ari ukurenzaho. Mu rugo nabakene n'amafaranga y'inzu n'ibibazo. Mama we menyenze akabaye ahanga amaso nk'umubyeyi n'umusinzi ndetse n'indembe, nazi menyezo no guteka ntagakiyitaho. Hakono yoze mu maso arenzeho akora akazi kabanda gatumike, ariko mugenzi iminsi yakwicuma. Akira ahangaha haje mugenzi mushitire mu muturanyi bita Pinari. Mushitire Pinari bona ko mugenzi wahangaha babaye niwe mwisi atura inimba, nubwo bombi ari abakene ari inyoni rwaje indi, ariko basi iminsi iricuma. Bakisi inkuru ya Sara akani agace kagatu tureba. Ngewe mvanganizwa Junior Giti w'Imana kimizi mirefu y'u Rwanda, wowe nkurikiye ndagusoma guya ahantu hose, ndagukunda cyane. Kumbanga ari Salimu muri ya hoteli ya se, yagumye yangaje bukamugeza umuntu wamwigishije ku ishuri, wamuhaye umwanya we, w'umwana mwiza w'umuhanga ukunda ukuri kandi uzo gushyira mu gaciro. Gumahanga hamwibuka mu ntekerezo, amugaruka mu cyonko uko mugenzi yamushimiye, undi atavuga byinshi.
byamusigaye mu bwonko, asigaye akora byibazaho. Ni Salimu. Ndetse bwatinze uyu yaje mu kazi. Mbibutse ahangaha akora ni kuri hoteli ya se wa Salimu. Sasa yaranga mugeze mu cyakara byutse, baramukomangiye nabyuka kingure, bakora amasuku mu cyumba, bahatunganye. Dore ngaravayo akingura umuryango w'icyumba yarayemo. Dore ngo barahuza amaso na Sara, amubona ahangaha ari umukozi utunganya ibyumba bya hoteli. Yarazi ngo n'umwana w'umubakire, azi ngo ntagasanzwe, azi ngo afite amafaranga menshi. Dore ngo aramusanga hakuno, akora muri hoteli y'iwabo, ari umuseriveri nk'abandi bose, akora mu gikoni no mu masuku. Biracura iki? Tugayiniye ahangaha bakise inkuru ya Sara. Nyumvaga nkansobanura, ndacyari Junior Giti w'Imana, cyimizi mirefu y'u Rwanda. Ntimuzacikwe agace kayo ka 4 bakise inkuru ya Sara.